Yego Olivier Jean Patrick Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane w'u Rwanda yatanze ubutumwa mu gihugu cya Korea y'Epfo. Isi n'amahanga barahungabana bamutekerezaho kabiri ndetse banatekereza ku muntu waturutse mu Rwanda ufite ibitekerezo bimeze bityo, ndetse benshi batangiye no kugenda bamwigiraho inshuti. Ni byinshi tugiye kuba tugarukaho ku butumwa yatanze, aho yatanze ubutumwa burebure ariko bushingiye ku gushyira imbaraga nyinshi muri gahunda zigamije guteza imbere urubyiruko, ndetse akanashimangira ko guteza imbere urubyiruko nyine ari wo musingi w'iterambere rirambye ry'ibihugu bya Afurika. Ni byinshi tugiye kuba tugarukaho mu butumwa Olivier Nduhungirehe yatanze mu nama ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Afurika ndetse n'igihugu cya Korea y'Epfo. Ni byinshi nyine yatangaje. Nge nguhaye ikaze, Pasi Govinda niwe muganira The Quick Times News. Niyo uriho reba ko wakanze subscribe uyikandeho niba utarayikanda. Niba warayikanze rero nawe sharing iyi nkuru kugira ngo igere ku bandi, ndetse uzajya ubona n'amakuru agiye atandukanye agezweho tugenda tukugezaho. Nguhaye ikaze. N'ubutumwa bwatangiwe mu nama yahuje abayobozi n'abafatanyabikorwa mu iterambere, aho hibanzwe ku buryo urubyiruko rwahabwa amahirwe ahagije kugira ngo rugire uruhare rugaragara mu bukungu, mu miyoborere ndetse no mu iterambere rusange. Mbere yo gukomeza, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndakwibutsa gukanda subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo ujye ubona amakuru mashya dukomeza kugenda tubagezaho buri munsi. Mu butumwa bwe, Minisitiri Nduhungirehe Olivier yagaragaje ko Afurika ari umugabane ufite umubare munini w'abakiri bato kurusha iyindi migabane myinshi ku isi. Yavuze ko uru rubyiruko rudakwiye kureberwa gusa nk'umubare munini w'abaturage, ahubwo rukwiye gufatwa nk'ingamba ndetse nk'imbaraga zishobora guhindura ubukungu bw'igihugu no kubyihutisha nyine iterambere. Yanasobanuye ko iyo urubyiruko ruhabwa uburezi bufite ireme, amahugurwa y'imyuga, ikoranabuhanga ndetse n'amahirwe yo kubona imirimo, ruba rufite ubushobozi bwo guhanga udushya ndetse no gutanga ibisubizo ku bibazo bibangamiye sosiyete. Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yaganiriye byinshi ndetse yanavuze ko ibihugu byinshi bya Afurika bikomeje guhura n'ibibazo by'ubushomeri mu rubyiruko. Yagaragaje ko ibibazo bikwiye guhangana nabyo hakoreshejwe gahunda zifatika zifasha urubyiruko kwihangira imirimo ndetse no kubona ubushobozi bwo gutangiza ibikorwa bibyara inyungu. Yashimangiye ko ishoramari mu rubyiruko atari ikiguzi, ahubwo hari ishoramari ry'igihe kirekire, ndetse yanavuze ko igihugu gishora amafaranga mu burezi, mu mahugurwa ndetse no mu iterambere ry'urubyiruko, kikaba cyubaka ejo hazaza heza kandi kirambye. Mu rwego rw'u Rwanda, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko guverinoma yakomeje gushyira imbere gahunda zitandukanye zigamije guteza imbere urubyiruko. Muri izo gahunda harimo guteza imbere uburezi bushingiye ku bumenyingiro, kugera ku mahirwe mu ikoranabuhanga ndetse no gushyigikira imishinga y'urubyiruko. Yagarutse kandi ku ruhare rw'ikoranabuhanga muri iki gihe, avuga ko isi iri kugenda ihinduka ku muvuduko munini, ndetse anashimangira ko urubyiruko rwa Afurika rugomba guhabwa ubumenyi bujyanye n'igihe kugira ngo rubashe guhangana n'isoko ry'umurimo mpuzamahanga. Abasesenguzi benshi mpuzamahanga bavuga ko Afurika ifite amahirwe menshi yo kugera ku iterambere ryihuse mu gihe yashyira imbaraga mu rubyiruko rwayo. Bigaragaza ko umubare munini w'abakiri bato ushobora kuvamo imbaraga zidasanzwe mu bukungu, ariko nanone ko hashobora kuvamo ikibazo gikomeye mu gihe hatabona amahirwe hagije. Ni muri urwo rwego rero ubutumwa bwa Minisitiri Olivier Nduhungirehe bwakiriwe nk'ubuhamagarira ibihugu, imiryango mpuzamahanga ndetse n'abafatanyabikorwa gushyira hamwe
mu gushakira ibibazo bihari ibisubizo byugarije urubyiruko kugira ngo bigabanye ubushomeri ndetse no kwigunga k'urubyiruko. Ibi ngibi rero nabyo umuntu yagarukagaho nyine byatumye abantu benshi bari bitabiriye inama ndetse n'amahanga bose batekereza kuri Olivier Nduhungirehe, cyane ko yavuze amagambo abenshi batatekerezaga yuko yari umunyafurika wayavuga. Rero Olivier Nduhungirehe we yayavuze anashize amanga muri iyi nama. Rero yanagaragaje ko iterambere ridashobora kugerwaho mu buryo burambye igihe urubyiruko rudasabwa ibitekerezo cyangwa ngo ruhabwe uruhare rufatika mu gufata ibyemezo. Yavuze ko urubyiruko rugomba kujya rugira ijambo mu miyoborere ndetse no mu igenamigambi ry'ejo hazaza. Minisitiri rero Olivier Nduhungirehe yanagaragaye agaruka ku ruhare rw'abagore n'abakobwa bakiri bato mu iterambere, aho yashimangiye ko amahirwe agomba gutangwa ku buryo bungana kugira ngo buri wese abashe gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu. Yasabye ko hakomeza gutezwa imbere ubufatanye hagati ya za guverinoma, abikorera ndetse imiryango itari iya leta kugira ngo urubyiruko rubone amahirwe menshi mu mashuri, mu mahugurwa no mu kazi. Abakurikiye iyi nama bagaragaje ko ibitekerezo byatanzwe na Minisitiri Olivier Nduhungirehe bishobora gufasha mu gutegura gahunda nshya zishingiye ku rubyiruko. Bamwe rero banavuga ko igihe kigeze ngo urubyiruko rurekwe kuba abarebera, ahubwo rube abafatanyabikorwa b'igihugu cyabo mu iterambere. Ubwo rero ni byinshi. Mu gusoza ijambo rye, Olivier Jean Nduhungirehe Patrick yagaragaje ko yashimangira ko ejo hazaza h'Afurika hashyizwe mu maboko y'urubyiruko. Yasabye abayobozi bose gukomeza gushyira imbere gahunda zifasha kubona ubumenyi, ubushobozi ndetse n'amahirwe yo kwiteza imbere. Ubutumwa buje rero mu gihe ibihugu byinshi biri mu bukene ndetse n'ingaruka z'impinduka ziri kuba mu bukungu bw'isi. Abenshi bese rero banemeza ko urubyiruko niruhabwa amahirwe ahagije rushobora kuba bimwe mu bisubizo bishobora gutanga ibisubizo nyine ku bibazo bihari byugarije ibihugu byombi. Niba hari icyo ubitekerezaho rero ku ruhare rw'urubyiruko mu iterambere rya Afurika ndetse n'u Rwanda by'umwihariko, mutwandikire mu gice cy'ibitekerezo muri comment section, tubwire mutuganirize. Se mwebwe murabona bimeze bite? Murabona urubyiruko ruramutse ruhabwa amahirwe arenze ayo ruhabwa ubu ngubu hari icyo byatanga? Kandi ntimwibagirwe gukanda like, share ndetse na subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubona amakuru n'isesengura bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi. Murakoze cyane, tubifurije ibihe byiza. Njyewe nitwa Pasi Govinda. Komeze kuryoherwa n'ibiganiro The Quick Times News igenda ikugezaho. Sawa.